Abantu bihano batagaburiye amatungo yangera. Sinakoze nizandira no mu. Sha yewe. Aba bakwirirwa mwuru babirutwa no kutahiba. Nta no kurya. Sobo bari hehe ngendagire hano mu iki gikari. Ndikubona nta n'umwe uri gukomara. Ye mata. Iko kitama. Kitama. Iko kitama. Ye mata. Ngiye umuntu aba yahamagariye koko mu by'ukuri. Urugo nta bantu bamwe. Oye. Sije namagaye muri hiyo. Ubona zigenda kunsama kuza zigenda kunduma namuna television n'ibisebe hejuru kujya kwirwa zitari. Kimutaga buri inko. Kandi twazihaye. Bazazi kazi gushamuza hari nibidahaga. Asaro agiye. Kapoisa mwari hano. Ndi kuza hano uri wageta. Nagiye se mvuye kurisha. Uko ndanacyumuza. Oniviriye mu isoko gurazi. Nisoko subiye gukora yi. Mumbira se ko nta makuru yiri. Mwana ubona n'umugabo ntunamusuhuza ati mbe wiriwe. Ako papa zira nkoko zacu ziranabyibushye. Ndikuvuga ati mbwira ubyukanye. Ariko nta magi mbona hano amagi sinzi wa menya. Amagera hari ariko ngaho mbwira ibyukanye. Tero mwarageza. Yateye. Esa usiterera ko mpagira nkasanga amagi atatu. Andi namwe murongera mu kayo. Bamwirira umurete nkaha. Sigisiki yajyaga. Agera musanze ari kujya ya nkoko yini. Hano se shaka umur kubona ngeza hanga mwashakisha ku mungenza kagaho nazanye cyo mundi mwagatetse. Kwahe. Kagaho nazanye ngo mukajye kanunganyiriza mu dushyira. Kagaho kinka nyine nazanye ngo mujye mwakaba. Yesi kiraki Nakwigisha kuno baruteka. Hako kidamaje mwana wa. Yenduza neza nkeri. Arizo dohaga. Uzirana gutekeye. Dabitere tibibona. Dabitere bijaga so. Ese shaka ngo Dabitere bigiraga ibiheri. Ibiheri byo bindi bibaga binini bangese. Ibyo nabyo byagaze wanje. Byari biri kuhunga ngo ari kubiteka. Byo. Nasi sinya. Kwa mugora uri umushikazi. Ninga unakuzanye uri umushika wabaye umushika n'umushikazi. Wese navuze ngo ujya mbere ntambwe wangu ukiri umwana wajyaga ibikeri navuze ngo reka nongeye mbikeri. Mana yanjye mana wapfusha. Baze cyane nibyo bikeri. Kidama. Nzozo wabihishe. Ukomeje koko nibyo ari kubivugisha ukuri neza. Nzareranye yiceka nirire kwa kiro kigori. Age ibintu mungese imbere nta mahero ushaka hano imbere. Ahubwo njewe nshaka. Bwavuye mu mujyi. Ubwo banje rufite ibiryo byo ngaburira inkoko n'iki byo. Niyo nasangira n'inkoko zanje. Haricyo byaba binantwaye mutetse n'utungure naho tujosha mwagira vavuza n'akantu umuntu asamura kirikare. Umuntu abene nakaza arakora umuntu yara kwahira n'utwatsi. Ibihese ubwo rugo we nago natetse nahinga ngo natetse ibikeri wanze kubirya. Mfite n'ibijyo munza ariko nta nibyo nago. Sizo nteko kukumbwira ntariye kuva navu. Kamwe ubyirire cyane mwirire ntacyo nkeneye nje. Ubwo shavuga ngo ndahaze mbese. Ubura haze. Kisohoza giki giyewe ne. Nko kuyisohoza cyakora. Sha. Umva. Kireka ndacoza. Nyine buretse gato. Nabwiri wari. Akomoka yibona naso. Sha genda ndabwira nahindutse ngiye. None akaburira inkoko nanapfira. Ahubwo nje nabisubiza ko. Ari yicaye na hano nje n'ibiryo byanjye. Yewe ndavuga. Bareba bino byo. Sana sha. Ukoze kuri kwicara vuye twicara. Rimwe kabiri gatatu. Jumenya kwamba ndi umugabo. Kidama nje nakomera mwapfuye wana two muvuye kujyana ne muri kuza kuvuga. Ari inyuma. Wibasho kwa kutonchakaze. Toka. Sekigira. Azakora wanje usangira n'akapo. Ndihaza kigaje. Tujye kumunika neza Mva mugabo. Ako enda kino gishimwe. Nakigiteraga vitamine. Kumunika. Uzukuri kugato. Kumunikura. Kidama. Wewe natwe muraho. Ukumva? Ngena no mwihere mwana wanje ariko siko nani.
umugabo mu rugo endaka ntago ari cyose ngiye kuguha tugendera hino sinanguhanye enda nawe mugabo indisho kore kambabazi ugiye kugwa iki cyadukurikiye umuco ngiki kimaze wose kuri kwishira mugiye hema ari kwishira mu mugiye sese mbare rimwe mwatumu uragwerekeza kuko bagukubise ninje bagutabara simbabwiye ko tugiye kugwana sikara nada mushira mu mufuka kuko nje watugwana kuko nabaragushyize mu mufuka ahubwo je kwibutujumba turararira ngiye kureba nimbagwa amashira bariyo mugujime nanjye oya kubyibijumba wabo tubeshe ntabwo twibaga ugenze kwiba ngo ugenze kwiba wewe urajayo kimwe n'icyo hoherero kije kubireba wani uraho wani uzi no gucukura agiraga guca inzara agira gutya inzara ko nafite inzara gukira inzara nizo zibikuragamo kirara kanze kikwereka inzara gifite muzo tugenda ngo kandi njabucura n'ijura kubwiye ngo iki njabucura ntabwo cyeshwa hano nakubwiye ngo gacurika inyumuzi kwagegera usuru ku nkangisha bucura yakakana nakande we sireba ukuntu rumeze nk'urugoyi wangegerawe ntawe ungana n'uyu nguyu barangana wagakwiye kumubaza izina uko yitwa tombe mbere wa ruzingo urayishinzwe ruzingo ni nyoko wangegeraho nta maze kibuga farawe wajya baragitoragura bakandi ugiye kumpangana wasanga imyaka n'ibijumba bya papa ndabivuga sinabikubwiye ko gatumwa ahubwo rata namugiye kubyiba ahubwo reka muganga akanika nyoko aracaru umurozi amasira nawe ngo umva ukuntu rumeze wangegera udutuye iriya hirya ntobahoraga bamuha kamo umbara niwo ndi kubaza agikobwa cy'iwanyu bari barabenze amakwa 5 cyo cyabonye umugabo kimwe wakurikiraga ubwa karindwi bonye twarahuye danho wamenya ko uri wamvuye kure manigero kwigenza warazutse ese ubwiye ugeze kwinyaho kunzira yamugiye kwibijumba bya papa ndabivuga kandi wakwise mvuye kuko nyamara wowe wavuye kuko nese mvuye kuri ahubwo rata ahubwo rata reka nkubaza twatugiyemo murazigabe kujya zibe mugiye kwibijumba bya papa nta nese ni mufizi afite akahe kari zakoresha amaboko yanyu imbere yuko mutekereza bakora mu kanwa k'impiri wa oya buretse wagukora mu kanwa se ntayagarura ibyo wariye turi kuganira inzingo zikivanga ahubwo ubw'amadeni yaragishuye oya buretse warushaka se ko yamwishuriye ko ndi kubaza uri kubaza si kibira kureba wajaga harajya kwa nuza oya mugiye kubijumba bya papa buretse wajaga harakwa rwamasirabo none dore gahura rwamasirabo warusaza uriba nase yindindagize imeze nk'iyo kwa mumbutu uribaga weho baramucira igitinze ibisabo muzapfa mwibamwo gapfumukina wacyohewe sidore nk'ubu ngubu mbese ukuntu mukoraga ibi ubaga wimingamenze mu bwo buntu wajyaho ni bwa kakana kanya
kubita kwizo mbabari ngo na amatako cyane kwebe bijumba byakaza kanze njya kubikura Mundinde original sinibi bisimba arababwiye mwabyana mwe muzi ubwenge buti waciye ibyo bita amaso ugashiramo ahubwo se iyo uzana cya kirumbi ya cyane cyaki ahubwo musigare muri kuyora njye kureba kwa Rwamashyira cyaturumbuka hariya nk'igitera nubura nicyo gushiramo ibyo bitamushiremo ibirajyamo ibiro bibirira n'ukuntu muri ibigoryi wasanga murabisiga niba ibishogosogo mubisubiremo wenda bakuzana bakakurigasura wacu bakugera ibijumba by'abandi wamatora Nje murabyiranye ngo murabijya mwenyine kuko ururwana rwawe ngo rumeze nk'urukwera wese ntirumaje Nje kwa ko mando mugabo reba ibihaza byanditse ukuntu bimeze kandi narinzanye ibihaza byuzuye nje kwa ko mando mugabo yiriweho neza abo kwa Rwamashyira kwa Rwamashyira abo muri abo kandi urugozi ruhungiye he naramutse reka kusuhuza sibyo nanjye ikintu ikivuga giteraga umwana natumiye uyu kandi ashaka sabe kenye rusha kugeza hano imurusta aho ratamera Wasinguye urimera n'inka ndikubura niya urimera n'inka njyana ikidamaje mwaramutse rekoza sikashingwemo ibiti wagira se n'igisamagwe kiruta panda kirisha atamukore mwiza kureba neza ako kusana yanjye ntabwo ibyo bihari uri kureba nk'inyana iri mu ruhongore ntabwo ibyo kandi ndi kubona mutangiye kwicara hano reka nze nkubwire ntabwo ntegeka mu rugo we abashishwa bakunda inzara yatwisha komeza undebe neza nk'inyana iri mu ruhongore njye ukumbwa akoze ukuntu inyana yo mu ruhongore bagira kureba kuri kundeba nkajya ni ikijambo kiri kundeba reba ngo masaga wajya ngo ni imituri y'imbeba uri kuntuka sinari ndi kugutaka nose kandi uri kureba uri kuncyanya suko kuboko washinzwe iyo ni ukwiki dore kandi garuka hano garuka ibijya by'agakora biya namupfira harumvira mu rugo ariko mwana we ibijya byajya barabiriye dore ndavuga hano sanda mumvira kubijya ibi bikabona bakane siwa kigabo wanjye gera wareba ukuntu bari kubinyima byanze no kurwanya wari uje kwa Rwamashyira bakane kuretse ubwohe n'ubuturu ifite kisi ko kiri kwizungurukamo nk'icyayi ndetse ndi kwa Mashyira mwiriwe gute n'ubundi twahoranye sibyo reka dusangire mbabariye wampa kugihaza akamubwira mukanya ni wese imbokuruje untuyoye nk'ibihaza nk'icumi ukabijana mu ntoki niko ndesha biramugora ukuntu rumaze kubyimba urukundira ibihaza musanze nicariye mu muryango ndi kwirira ibihaza ako kari kujana wagira ngo ni umutima w'inzu mwamugaburiye yahaze mpagarane ko mu rubingo muzehe Mawuzi kamubwira uyu yari aje arashuhuje agusuhuza asanze ndi kwirira
aramisha baravuze aza kunyatikira ku sahani nyishiza no hejuru ayireme isanganye byose yabimaze nabi sinari yuze agahaza gasigaye igisoza tugisanga no turi mu biki cyahaza ni nk'agahene ko mu rubigo wakibaze kivuye rwari rukuje none si mwana aka kantu karimo iki harimo gato uyu munsi muze yamwe gato wape utamuha murabanza mu bw'ibyo Oranje nabaye ibyo byacu nta mutobe munzaniye. Utwara gushoreza inshyaba zimeze nk'izi ntu. Ze n'ikidomo kwari agacumi. Shoni ibihaza byawe n'ibihaza narwo nje muze Mawuzi mbiya. Ubwo rudasikuze mukuze mibiyo kagusa nari ibyo urohaga. Ingorata. Wabibo ni nk'agafuka k'ibijyanye. kuvuga buvuye. Kakowa n'ubutama bubayeho n'ubukapu bw'abayehova ahubwo rata. Sibyo. Kuvuga ngo mutugudu yarakonde gisaza gisosoka ndeba neza ariko nk'inyaniri. Shaje nabi. Nakubwiye inyaniri mu ruhongore bifite amaso manini. Izi njyewe nakubwiye ngo rongera kuzinkoreza kusahani ndazite. Reba kagatuza kagaramye wajya ngo uheruka gukoza. Irikoti bazamuhagirira ku mugari. Reba ya magagara hetogari guhita. Wajya ngo nagadore kuri yongo yo. Reba bazamuhagirira kugira ngo ongera unkore gushishimura bantumbaga nawe ata muko ngo dintumbaga ko no kuvuga ngo rero wagiye cyumugabo bebe kwate bimeze nk'imihetora cyangwa uyu mugongo umva umugore wa rw'amasi fayo ariko umva rati ako mada waje we ikone kituru kundindagiraho uzaza rufite imico mibi cyitwa make wumve wangegera ceceka wa musaza ingegera y'umusaza ko cemeza n'ibigofero ni wose gayo uramusoka yakasize n'intebe ceceka cyaza cyane dakwiye ni arasaza umva ibijya byaje sikomusha ndasenye imigihaza hazagufata ndeba yikurire mu mana icyo kigabo gifite ibibaraga bigendera muze kazi nkamo ya Mungu rega igihaza kiryoshe bibera ahangaha rwose reba sibyo nakubwiye kagoye kibikuriye kandi mbikira isahani eho ko batubwiraga ngo weho ko batubwiraga ngo kwa rw'amasirabo ngo mufite ibiryo mukaba muri kubyimana n'abaturage ngo mukize uru rugo rwahozemo ibiryo ariko bazanye amakago yego nibyo nari kuvuga umva ugiye gutema babiga bamwe ariko aho bahere mu ruzi wawe rehera kwa rurirahi muze urugamba nabigeze bya kare dufite imitwe y'ibisho kubera Look at this dude. Wait till you see the. mama ya muyobozi w'umudugudu aragera hano mufite ibyo mupfuye munyuramo muravuga ibyo mupfuye mwebwe yabaye barimo gutegeka ngo twakarukura Lord of Jesus, see my head, they go inside this place. hano nahishishe nahokoroye mfite ngusandaza wanyana yimbwa ikibara kijyana amakuru bashoboye kumugabo ikibara kijyana amakuru tubikubite ibeshe tubikubite umukubite ntabwo ari iwawe umva banazaniye wanjye hano usabye imbabazi mumvira hano Yes, aha. Yes, aha. rero rw'amasira ntabwo nakoresheje mumvire mu rw'amasira
gikubita ururu ufite urudajya ngo ni umutiba w'inzukira wapfira mu rugo gikubite gikubite ibeshe kumwana ibeshe ujya gushinga wongera atinyuka nawe ndakwingenza nakudahayo mara ntuyinishe ukuntu ugarita agatuzajya abonye iki ngiki abonye iki ngiki ndahita nkuda nahita nkuda anesa n'ufete ukuntu ugasugora umuntu kugira ngo ugende abiri nawe uri ntumbagara iki cyakitwiba iki cyakitwiba n'ubundi cyane n'icyo kaboye ayagwa amasira namubwiye warabihaye mbese mwana ibintu byose ntabwo nabyemeye ngo amasira nanabyemeye iki cyatanga kijane yajaniye kaboyi anjana n'inguru ntabwo nabyemeye navuze ngo bisiga hano n'ibyagatuhuragura ari kwegura usanga inyoni cyane uzi ko wakangana nta nyuso nugira bica umuntu wagahanga kongera ariko mana ko ibi bisamba hano bya